Shalom, shalom, Yesu ashimwe bene data twongeye kubaha ikaze muri kino gitondo. Imana ibahe umugisha kuri mwebwe mwese Uwiteka Imana yashoboje kubana natwe. Turashima Imana itugiriye neza, Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ihorana natwe, ihora itubereye maso, ihora iturinda uko bukeye uko bwije. Turayishimira cyane. Dushimiye ubuntu bwayo n'imbabazi yongeye kutugirira. Kuba tugihumeka umwuka w'abazima ntabwo ari imbaraga zacu. Hari igihe abantu babyihendaho bakumva ko ari uburinzi wenda bwabo, ari ubwenge bwabo, ari imbaraga zabo, ariko nagira ngo bibutse ko n'ubuntu bw'Imana, Imana iba yatugiriye kuba tugihumeka umwuka w'abazima n'ubuntu budasanzwe Uwiteka Imana aba yatugiriye. Rero turayishimira cyane muri kino gitondo, kandi tubaha ikaze mwese abo turi kumwe kuri Zoom. Imana ibahe umugisha mwinshi kuba mwazindutse, Imana ibagire neza cyane. Abadukurikiye kuri YouTube channel Ndika Gospel TV, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Turabashimira ko mukomeje kubana natwe no kudukurikira mu ijambo ry'Imana mu bihe byo gusenga. Yesu abahe umugisha mwinshi cyane. Nagira ngo muri kano kanya dufate umwanya wo gusenga, twese dushimira Imana. Nicyo kintu cya mbere dukwiriye guheraho. Tuzamura isengesho ryo gushima Imana kuba turi amahoro, kuba duhumeka umwuka w'abazima. Bishimira Imana cyane. Birashoboka ko uyu mwanya hari abantu benshi batakiriho, kandi bari bazi ko bashobora kuba ari bazima, ariko Imana yakunze ko bava muri iyi si. Rero twebwe tukihumeka umwuka w'abazima, reka tubishimire Imana. Kandi aya mahirwe Imana iduhaye yo guhumeka no kubaho, ntituyapfushe ubusa, ahubwo tuyakoreshe twagura ubwami bw'Imana, dukora ibyiza, tunezereza umutima w'Imana, kugira ngo Imana nayo ikomeze kutugira neza muri byose. Yesu abahe umugisha. Abari kuri Zoom afungura mikrofone tukazamura amajwi yacu tugasenga. Abadukurikiye kuri YouTube nawe wazamura isengesho mu mutima wawe, aho uri, aho wicaye, aho uri muri biro yawe, uri kugenda mu kazi, uzamure isengesho nawe ubwira Imana ngo Mana ndagushimiye ko ndi amahoro. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Reka dushime. Data, turagushimiye muri kino gitondo, tuguhaye icubahiro. Uri Imana igira neza, uri Imana yakwizeye, Imana y'imbaraga, uri Imana ikiranuka, uri Imana ikomeye. Turagushimiye neza yawe Mwami w'abana, turagushimiye urukundo rwawe, turagushimiye imbabazi zawe, turagushimiye kugira neza kwawe Mwami, turagushimiye neza yawe ihorana natwe uko bukeye uko bwije Mwami w'abana. Haleluya. Akira amashimwe yacu muri kino gitondo, kuko urayakwiye iteka ryose. Ndagushimiye kubwa bene data turi kumwe nabo, komeze kubagira neza, komeze kubana nabo, komeze kubiyereka mu izina rya Yesu. Dusengeye uyu munsi wose Mwami, ubane natwe tugire neza. Turatura presence yawe ku buzima bwacu, turatura presence yawe ku miryango yacu, turatura uburinzi bwawe Mwami. Abafata ingendo uyu munsi ugendane nabo, abakora imirimo itandukanye ubane nabo, kandi ubagire neza Mwami w'abantu. Ukize indwara, ubohora imitima irushe iremerewe, utanga amahoro mu miryango, tanga ituze mu bihugu byacu mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinyize Uwiteka Imana igira neza, ukomeze Mwami kwigaragaza, ukomeze kwerekana mu byacu no mu bacu, uzoba ukoze Mwami w'abantu. Abacitse intege yongera ubakomeze muri kino gitondo, imbaraga zawe Mwami zongere zirema amashimwe mu buzima bwacu. Urakoze kuri Imana igira neza, icyubahiro cyose gikomeze kubicaho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagire neza. Nagira ngo dusangire ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima muri kino gitondo, riri mu gitabo cya Luka igice cya 18. Luka igice cya 18, turaza guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Imana ibahe umugisha. Birashoboka ko muri kino gitondo hari umuntu ucitse intege, warasenga ibintu runaka ntago birakunda. Nagira ngo ubwire ngo komeza gusenga, komeza kuba ku gicaniro. Haleluya. Komeza gusenga no kwinginga Imana, wicika intege. Nibyo Yesu
yarari kwigisha hano muri Luka igice cya 18 kuva ku murongo wa mbere. Titre cyangwa se ijambo ry'umutwe riri muri Luka 18 haravuga ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi watitirije. Ku murongo wa mbere biravuga ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Imana ishimwe cyane. Uyu mugani Yesu yawuciye ari kwigisha abantu, ari kwigisha abari kumwumva, natwe abariho uyu munsi aratwigisha ngo dukwiriye gusenga iteka ntiturambirwe. Aka kantu ntiturambirwe. Hari igihe abantu barambirwa no gusenga pe. Hari igihe abantu ibintu byo gusenga bigeraho bikabarambira kubera ko wenda basengeye ibintu bitinda kuboneka, ibisubizo biratinda, bararambirwa. Ariko Yesu aravuga ngo ntabwo ukwiriye kurambirwa, nta nubwo ukwiriye gucika intege, kubera ko iyo urambiwe uba utsinzwe. Iyo urambiwe Satani n'abadayimoni baraguseka. Iyo urambiwe ni ukuri uba usuzuguye Imana. Nagira ngo ubwire ngo nturambirwe no gusenga. Haleluya. Komeza gutitiriza. Warasengeye runaka ntabwo urakibona, komeza gutitiriza, komeza kuba imbere y'Imana, komeza kuzamura kwizera. Nta handi gutabarwa kwawe kwaturuka, nta handi ibyiringiro byawe wabibonera uretse kuba imbere y'Imana. Rero Yesu abacira uyu mugani, ariko yari agamije kubabwira ngo musenge iteka ryose, mwicike intege, mwinanigwa, mukomeze kuba imbere yanjye, mukomeze kuba imbere yanjye. Haleluya. Nanjye ndakubwira muri kano kanya mwene data, wicike intege, komeza kuba imbere y'Imana, komeza gutitiriza, komeza kwinginga, kuko gutabarwa kwawe kuraturuka ku Uwiteka Imana. Haleluya. Igitondo rero komeza kuba imbere y'Imana. Yesu arangije arababwira ngo hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ngo ntiyite no ku bantu. Uyu mucamanza ngo ntiyubahaga Imana kandi ntabwo yitaga ku bantu pe. Ngo muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Umupfakazi yasanze umucamanza aramubwira ngo mbabarira undengere, hari umwanzi umereye nabi. Ariko uwo mucamanza ngo ntabwo yitaga ku bantu, ntabwo yumvaga ibyo abantu bamusaba. Yari yarabaye umucamanza ariko akazi yarajejwe ntabwo yagakoraga neza, yitaga ku bantu pe. Nta mbabazi, nta mpuhwe yagiriraga abantu. Ku murongo wa 4 Bibiliya ivuga ngo amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandusha. Imana ishimwe cyane. Uyu mucamanza yaribwiye mutima avuga ati ariko uyu mupfakazi uhora uzi imbere yanjye kugira ngo ndenganya buri gitondo, azandenganya saa sita akagaruka, nimugoroba akagaruka, mwiriye kumufasha rwose, mwiriye kwita ku byo ari kunsaba kugira ngo atongera kugaruka imbere yanjye. Bibiliya ivuga ku murongo wa 6 ngo nuko umwami Yesu arababaza ati nimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze iki? Yaravuze ariko uyu mupfakazi anduhije ngo ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandusha. Yesu arangije arababwira ngo nimwumvise ibyo uriya mucamanza yavuze kandi adakiranirwa. Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimba uyu mucamanza udakiranirwa yaravuze ngo nkwiriye kurengera uyu mupfakazi kubera kuza imbere yanjye uko bukeye uko bwije, ese Imana idakiranirwa, ese Imana itabesha ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Ndababwira ukuri, ku murongo wa 8 ndababwira ukuri yuko izazirengera vuba cyane. Imana igiye kukurengera mwene data, vuba cyane. Imana igiye kugutabara mwene data, vuba cyane. Yesu yaravuze ngo ntizazirengera vuba, ngo ndababwiza ukuri yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi?
ese Yesu naza kugutabara azasanga ugifite kwizera, azasanga ukiri imbere ye, azasanga ugititiriza, azasanga ugifite kwizera ko gutabarwa, azasanga ugifite ibyiringiro mu Mana. Satani yaciye intege abantu, Satani yananije abantu kubera ko basenze igihe kinini ntibabona ibisubizo, barananirwa. Ariko Yesu aravugana nawe muri kino gitondo ngo wicike intege, komeza kuba ku gicaniro, komeza gutitiriza, komeza gusenga. Gutabarwa kwawe ni vuba, ngo azazirengera vuba, nawe vuba cyane uraza gutabarwa vuba cyane. Ibyo wasengeye uraza kubona ibisubizo byawe. Imana ishimwe cyane. Vuba cyane ngo azazirengera vuba cyane. Nagira ngo dusengere abantu bari gucika intege, Imana yongere kubakomeza muri kino gitondo, Imana yongere kubereka muri kino gitondo, kuko gutabarwa ni vuba cyane, gutabarwa ni vuba cyane. Paulo yarabigarutseho mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere igice cya 5, haleluya, ku murongo wa 17 aravuga ngo musenge ubudasiba, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, ngo kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Imana yadushaka ko, irashaka ko muri byose tubaho dushima, muri byose tubaho dusenga, muri byose tubaho turi imbere y'Imana. Niyo twabona ibiduca intege, niyo twabona ibitunaniza, muri byose duhore dusenga, muri byose duhore tuba imbere y'Imana. Ndabifuriza kuba imbere y'Imana, ndabifuriza gukomeza kwinginga Imana, kuko gutabarwa kwacu ni vuba cyane. Ibi ni Yesu yabivuze ngo izabarengera vuba, nawe vuba cyane uraza gutabarwa n'Imana. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Nagira ngo dusenge, Imana idukomeze, Imana itwambike imbaraga, duhore ku gicaniro, duhore imbere yayo, duhore twinginga, kuko gutabarwa kwacu ni vuba cyane. Yesu abaha umugisha. Reka dusenge. Data, turagushimiye, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, izina ryawe rihabwa icubahiro Mwana. Haleluya. Ijambo ryaratubwira ngo izaturengera vuba. Intore zitakira Imana ku manywa na nijoro ngo izazirengera vuba. Ndasenze Uwiteka Mana igira neza, utwambike imbaraga zo guhora imbere yawe, zo guhora dusenga, zo guhora twinginga, uko buke uko bwije, kuko gutabarwa kwacu ni vuba cyane. Haleluya. Ijambo ryaratubwiye ngo dusenge ubudasiba, dusenge ubudahumeka, kuko gutabarwa kwacu n'ahandi kwaturuka. Ndasenze muri kino gitondo Mwami, wongere uhagurutse abantu bacitse intege, bakomeze kuba imbere yawe, bakomeze kuba ku gicaniro, kuko gutabarwa kwawe ni vuba cyane, gutabarwa kwawe ni vuba cyane. Mu izina rya Yesu, reka abantu Mwami bakire gutabarwa, bakire kugendererwa nawe mu izina rya Yesu. Twambike imbaraga zo gusenga, twambike imbaraga zo kuba ku gicaniro, twambike imbaraga zo kuba imbere yawe mu izina rya Yesu. Abacitse intege wongere ubahagurutse, wongere ubakomeze mu izina rya Yesu. Gutabarwa ni nonaha, gutabarwa ni vuba mu izina rya Yesu. Reka bimenyekane ko abasenze batabawe nawe Mwana. Nitwongere gucika intege zo gusenga, nitwongere gucika intege zo kuba imbere yawe, kuko gutabarwa kwacu ni vuba cyane. Urakoze Mwami Imana, ndagushimiye ku bwa bene data bari hano Mwana. Reka imirindi yo gutabarwa ibagereho, bayumve mu izina rya Yesu. Imirindi yo gutabarwa bayumve mu izina rya Yesu, imirindi yo gutabarwa bayumve mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami w'abami. Abari bari gucika intege ubambike imbaraga, kuko gutabarwa kwabo kuragereje, gutabarwa kwabo kuraje mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Imana, komeze kubana natwe, komeze kutugira neza. Imiryango yacu itabagwe nawe, abana bacu batabagwe nawe. Oh haleluya. Uzo ukoze Mwami w'abana. Ndatura umugisha wawe, ndatura uburinzi bwawe, ndatura imbaraga zawe, ndatura gukomera kwawe mu izina rya Yesu. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Dukomeze kuba imbere y'Imana, dukomeze kwinginga, dukomeze gusenga, kuko gutabarwa kwacu ni vuba cyane. Ibi ni Yesu wabivuze ngo bazatabarwa vuba cyane. Mubagiye gutabarwa nawe urimo, mubagiye gutabarwa vuba cyane nawe urimo. Ukomeze kuba imbere y'Imana, ukomeze gusenga, gutabarwa kwawe kukugezeho. Yesu abaha umugisha, Yesu abagire neza, mugire umunsi mwiza. Ndabasaba
gusangiza link ya YouTube kugira ngo abatabashije gusenga natwe kuri Zoom nabo babashe gukurikira ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha, mwarahezagiye cyane. Shalom shalom. Shalom, shalom. Shalom Shalom, shalom. shalom.